Uyu munsi tugiye kuvuga ku Buyapani. Ubuyapani ni igihugu giherereye mu burasirazuba bwa Aziya, akaba ariyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Murakaza neza kuri Kanyagwa Entertainment. Uyu munsi tugiye gutembera igihugu cy'Ubuyapani, kimwe mu bihugu byateye imbere ku isi, ariko none gifite amateka n'umucyo n'udushya abantu benshi batari bazi. Akaba ariyo tugiye kureba muri iki cyegeranyo. Mbere yo gutangira, niba ukunda documentary nk'izi, wakora subscribe ugafungura ndetse n'akazogera kugira ngo ntihagire video n'imwe izajya igucika. Reka dutangire. Dore ikintu cya mbere kizwi ku Buyapani rero ni iki? Ushobora kuba utanazi. Ubuyapani bugizwe n'ibirwa birenga 6,000, nyamara ibituweho cyane ni ibirwa 4 byonyine gusa. Ibyo abaturage babashije guturaho ari nabyo binini. Icya kabiri ni uko gari ya moshi zaho zizwiho kugira ahantu ku gihe. Ni ukuvuga ngo mu magambo make, iyo uteze gari ya moshi uri mu Buyapani, iba igomba kukugeza ahantu igomba guparika, cyangwa se ugomba guparika mu minota ya nyayo wari wanabariye, uburyo uramutse uteze gari ya moshi yayo ukarenzaho n'umunota umwe, baguha icyangombwa uri buze kujyana wenda nko mu kazi, ubabwira yuko ari gari ya moshi yabiteye. Icyo ngicyo nicyo Buyapani buzwiho cyane mu bijyanye n'amategeko. Ikindi kandi ni uko mu Buyapani bagira imashini zo ku muhanda, aho ushobora kuba washyira nk'ikarita yawe iriho amafaranga, ugahita ubona icyo ushaka, nimba ari nk'amazi ushaka kugura, nimba ari nka juice cyangwa ice cream, n'utundi two kurya tworoheje. Ibi rero biboneka mu Buyapani cyane, aho ushobora kuba wakishyura amafaranga ukoresheje kode yawe, ukaba wabona icyo kurya se cyangwa icyo kunywa. Ikindi kintu wamenya ku Buyapani, n'ubwo Ubuyapani ari igihugu kinini, ni uko abaturage baho bakunda isuku cyane kandi banayubaha, aho umuturage wenda niba amaze kurya nk'ikintu nko mu ishashi, afata imyanda yakoresheje yarangiza akajyana iwe mu rugo, akaba ariho ayijugunya, aho gutagaguza imyanda ahantu hose yiboneye. Kandi ikindi wamenya ku Buyapani ni uko mu buryo bw'uburezi, kumwe abana bajya ku ishuri, nta munyesuku bagomba gushyiraho, ugomba kujya gukora amasuku mu mashuri. Abanyeshuri baba bagomba kwikora amasuku, wumve nyine nawe. Ariko na hano mu Rwanda ndakeka bihari, ariko ni ikintu wamenya ku Buyapani, ni uko abanyeshuri uko baba bangana kose, hejuru y'imyaka 10 baba bagomba kwikorera amasuku mu bigo byabo. Ubuyapani kandi buzwiho kuba bufite imitungo myinshi, ari nayo mpamvu usanga inzu nyinshi zo mu Buyapani, inyubako nyinshi, yaba ama etaje yaba inzu zisanzwe, ziba zubatse mu buryo bucucikanye cyane, ku buryo n'aho kubona aho cisha ikinyabiziga bitaba bikunze, cyane cyane aho byo wabisanga mu mujyi wa Tokyo, murwa mukuru w'Ubuyapani, aho uba usanga amazu aba yegeranye ku buryo bukabije, ku buryo bamwe na bamwe batangiye no kubaka munsi y'ubutaka, aho usanga na gari ya moshi bagira na gari ya moshi zica munsi y'ubutaka. Kandi kuri izo gari ya moshi zica munsi y'ubutaka haba ari amategeko n'amabwiriza aba agomba kugenga izo gari ya moshi zica munsi y'ubutaka, aribyo ugiye kumva. Ibwiriza rya mbere rero ari mu iyo gari ya moshi, nimba uteze gari ya moshi ica munsi y'ubutaka, ari nko mu masaha ya nimugoroba utashye uvuye nko ku kazi, ntabwo uba ugomba gufungura telefoni cyangwa se uyicane. Niba waba uri kwitaba telefoni, ntabwo biba byemewe, ugomba gufungura telefoni kuko uba uri kubangamira abantu. Ikintu babikoreye rero ni uko n'ubundi iyo wicaye muri iyo gari ya moshi, kubera nta rusaku rwinshi, haba hatuje, ugera iyo wagiye n'ibitotsi byawe wabiryamye wanasinziriye, aho kugira rero abantu baruhuke. Niyo mpamvu gucana telefoni bitemewe. Kandi ikindi, ntabwo uba wemerewe kugenda wambaye ekuteri cyangwa se uri gucuranga, uba ugomba kugenda wicaye muri iyo gari ya moshi utuje. Ibyo rero bikaza mu cyiciro cy'uko aribo bagira gari ya moshi zihuta cyane kandi zifite n'umutekano ukomeye cyane. Ikindi wamenya ku Buyapani ni uko mu Buyapani haba ubwoko bw'indabo bwitwa sakura, aho iyo umwaka urangiye abantu bajya kuzishimira. Izo ndabo kandi zikaba zizwiho yuko zitaba zimara igihe kinini, zirama agahe gato. Iyo rero zashishe abantu bajya kuzishimira bakazifotorezaho, yewe na nyine aba ari ibintu byiza cyane. Dore ikindi kintu wamenya ku Buyapani ni uko muri bya birwa twavuze hejuru, ibyinshi bituriwe n'inyamaswa kurusha n'abantu, aho usanga ikirwa gituwe n'inkwavu gusa cyangwa se impongo, ugasanga niko ikirwa nyine kibereho gusa. Ese wari uzi ko uru ruganda rwa Sony tubona hano mu Rwanda, amatelefoni yazo n'amaradiyo, ibikoresho byinshi bya electronic device biba byakorewe mu Buyapani? Icyo wamenya cy'ingenzi ni uko iyi Sony ubona amatelefoni cyangwa se ibikoresho bya electronic ubona byanditseho Sony, kuko biba byakorewe mu Buyapani, kuko niho icyicaro cy'uruganda rwa Sony giherereye.
kandi mu Buyapani amahoteli menshi yaho ntabwo asaba ngo abakozi abaseriveri wapi, ni amarobo abyikorera byose, aho usanga hoteli hafi ya yose igizwe n'amarobo gusa ariyo afasha abakiriya cyangwa se abashyitsi kwakira, kubaha icyo bakeneye na serivisi yose bashatse. Ikintu cya 10 wamenya ku Buyapani ni uko Ubuyapani ari bwo bufite abantu benshi kandi banaramba, bashobora kumara igihe kinini, buryo Umuyapani ashobora kumara igihe kinini ku isi ugereranyije n'uko abandi bantu mu bindi bihugu babayeho, bityo rero bikagishyira mu rutonde rw'ibihugu 10 bigira abantu barama cyane ku isi bamara imyaka myinshi. Ikindi kintu wamenya ku Buyapani ni uko abantu benshi badakunda gukoresha amamoto cyangwa amamodoka, bakunda kwikoreshereza utugare se cyangwa se bike na gari ya moshi byonyine iyo bagiye mu kazi cyangwa se mu buzima bwabo bwose bwa buri munsi. Iki gihugu kandi nubwo gifite ikoranabuhanga rihanitse cyangwa se ibintu byaje by'ama AI, abaturage baho bakomeje kubungabunga umuco wabo wa kera bakanawugenderaho cyane batitaye ibintu bya viziyo. Ese muri ibi bintu byose tuvuze ku Buyapani cyangwa se twabonye ku Buyapani byari bitazwi na benshi, ni iki cyagutangaje muri ibyo? Andika muri comment. Kandi nimba wishimiye iki cyegeranyo wakanda subscribe, like na share na comment, cyangwa se ukayisharinga bagenzi bawe nabo bakayibona nimba wayishimiye cyangwa se nimba wayikunze. Nimba ari icyo umenye nta kindi ni ugukanda like byonyine, subscribe undi